June muri collabo muri interview ya Instagram papa cyangwa avuze ko Rocky atashakaga ko indirimbo ijyamo Juno yashakaga melody nyamara ahubwo Rocky ari we Mr Kagame yahuje Juno na Rocky Rocky araje avuga ati muri ko melody ari kutwiryaho waje tukagushyira buriya ngo ni wizane kuri studio Juno kizigenda ari plan B mu gihe ku rundi ruhande Rocky nangari gutegura umunsi azashyira hanze ukuri kose kuri imibare n'ibimenyetso kuko papa cyangwa kuva yava kwa Rocky always Rocky General nanga twavuze tuti papa cyangwa nawe akeneye kugira ngo agaruke cyangwa se ajye gukora ikintu gishya niho hantu nyine yuririra cyangwa se n'iryo shami ry'igitafataho kugira ngo akomeze agaruke bati mwangore ibindi rero nakirabiranya nawe rero arashaka agomba kugaragaza ukuri ko byagenze zirandirimba amafaranga yajyagaho niba ari byose akagaragaza ibibazo byabo niho wazisibye byagenze bite gusiba bwo ntago ngira ngo ibyaca no nabigarutseho channel yari yagiye kubera ko yari associated na YouTube channel yabaye terminated iyo channel rero ziri associated together zihuriye ku kintu nari natanze urugero mvuga ko channel ebyiri zihuriye kuri AdSense imwe iyimwe ikoza amafuti YouTube ijyana n'iyindi twara zombi hanyuma rero kugaruka kwa channel ntago claiminga ujya uregera yaca channel yindi tuvuge n'urugero ya papa cyangwa yenda ajyanye n'agacaro kitwa Venkeri TV mbere ko bigaruka hari ibintu byabaye urujijo kuri benshi bavuga bati kwere yarayibuze irahinduye n'iki ubundi ivuye he channel yarabuze ariko iri muri situation yo ku YouTube igaruka ubundi birashoboka ko yaburika bayagaruka zigaruka ko zaziri mu dashboard ya YouTube ndajya ngo tugaruke abantu bamenye ko ibyo bintu bishoboka cyane kuko arabivuga ati ko nawe ubwe yari yihebye avuga ati narajuze ngiye gutangira indi shyira rero afunguye indi urumva ndajya ngo tubigaruke abantu bamenye ko ibyo bintu bishoboka cyane nicyo kintu ndabasobanurira okay nicyo kintu ndimo ndabasobanurira kuri papa cyangwe iyo channel igiye narindi kukubwira ni yenda hari channel ya papa cyangwe ihuje AdSense na channel yitwa Venkeri TV Venkeri TV yenda ya uploadinze cyangwa se barayibye barayihakinze abahakazi bi uploading y'amashusho y'urukozasoni bashizeho ibindi bintu biri against the community guidelines amashusho y'urukozasoni automatically bahita terminating noneho kuko terminating ijyanye n'iya papa cyangwe Venkeri TV barayiterminatinze ariko hari indi bigendeye biri ku ruhande hayisagerira indi ibigenderamo ikibaho ni iki rero uyo uraklaminga nka Venkeri wewe wari ufite Venkeri TV ntago haklaminga papa cyangwa uri kubyumva niyo mpamvu haklaminga wa muntu akandi gacano ako gacano kagiye navuze ntushobora nko gusanga muri utu ducaro tumwe na tumwe hari igihe wasanga hari mark katinda ku ruhande abahanzi baba bafite ducano twibanga uri kubyumva inuzi Hambojizo zamani yari afite yitwa Kigali Inside abantu bayizi yaratwikaga muri zaine 18 na 19 tuyitinya kubi uri kubyumva ariko umusaza ariko ibyo ni byavugwaga sinzi niba yari yego noneho Venkeri wowe uraklaminga uburyo ki babikoramo ugakora ukuzuza icyo bita counter notification baguha form wuzuza ibyo bakubajije byose ukabisubiza iyo byose rero bisubije mu byo bakoza mu by'ingenzi ibyo nababwira harimo icyo yita channel ID bakakoza igihe channel by created bakakubaza changes zabaye kuri YouTube bakakubaza igihe uheruka gusigninga in kuri account yawe bakakubaza specifications za computer wakoreshagaho bakakubaza aho waruherereye bakakubaza aho uherereye ubu ngubu no turu tw'ikinyi bakoza zogira nko muri 50 none ibyo bibazo bisubizwa na Venkeri ntago bisubizwa na papa cyangwa Venkeri ndetse no muri iyo bakubwiye byaje ngo nta kintu wongeraho yenda niba mwaragiye kubazwa nko kuri RIB murabizi iyo barangije kukubaza barakubwira ngo ntacyo wongeraho ubyo uvuze byose muri ntacyo nongeraho rero kuri YouTube uvuga ko yari linked n'indi YouTube channel iri ku ruhande yenda tuvuge n'urugero yitwa nyine gutyo papa cyangwa ibyo ngibyo bakabireba baragenda bakabisuzuma bimara hagati y'amasaha bundi barakubwira ngo bimara iminsi 7 ariko ntago byamara amasaha 48 bataragusubiza iyo basanze ibintu babasubije koko bihura
automatically channel yawe barayikugarurira bya bintu byose biriho bakanakubaza ati hari video wabuze iyo yenda hari izo basibye hagati yenda narazibuze izi barakubwira ngo duhe link zayo iyo izo link zibahe bagasanga nizo koko kuko bagifite muri server zabo nyine za YouTube za video baraziristoringa zikanagarukana na views zari zifite uri kubyumva none iyo bamaze cyane iyo bimaze kuba recovered na ya yindi rero yari associated nayo ihitiba automatically recovered kuko zose zigarukira rimwe ariko iyo ngiyo yabaye yakoze amahano nagagarukaho baba yarasibye ntabwo uri kunyumva ni ukuvuga ngo wowe utanga impamvu ko channel yawe bayibye mu kuyiba bashyizeho amashusho y'urukozasoni none channel yanjye yabaye terminated kubera ko bari bayibye. YouTube ikireba niki irareba ko ikareba password yaheruka guhindurwa ryari ikareba muvoma zose zakoreye kuri account yawe niyo kuko harimo guchanginga something baba bafite ikoranabuhanga ribireba bakareba niyo babakoza ati waruri hehe uguheruka gusigninga in niba uri hano mu Rwanda bareba IP address bakareba noneho nahiruye ndugasa nk'umuhakazi no muri Pakistan bakabusanga nuwo none izo mpamvu zose wabahaye nyine iyo basanze zihura channel yawe barayirikavaringa kabone nubwo baba bashyizeho amashusho y'urukozasoni bayigarura ayo mashusho of course bayakuyeho ayo mashusho kuko yo ntago bayemerewe kugira noneho bakabanza bakaguha iminota baguha linki bita special account recovery imara byibuze imara igihe runaka ndumva ntibuka neza igihe niba ari amasaha 6 niba ari iminota 6 niba ari iminsi 6 sinibuka kuko harimo akantu ka 6 ukahita ucenginga ukabanza ugahindura n'amazina akakubwira ati banza uhindure n'amazina byose ubwo banza setting two step verification ubwo ngo banza setting muri computer wizeye ubundi bakabona ni nkaho kuvuga ngo yenda abajura bari bakwibye n'imyenda wambaye nkagufungiranaho mu cyumba ati ngaho banza wambare byose nurangiza umbwire nkufungurire usohoke kugira ngo uze nyitandukanye nawe iyo maze kubisetinga byose rero nibwo bayita bakubwira ati noneho wakomeza ugashyiraho izindi content so rero mu kugaruka rero nubwo buryo biba byagenzemo ngira ngo n'ubushize twabigarutse kuri iyi case yo twayivuzeho birambuye kubyerekanye n'ama YouTube n'ibibazo bahura nabyo cyangwa se n'uburyo ki byagira ariko channel zose iyo bigenze mu ubwo buryo buzuza icyo bita counter notification hano baratekereje ko ngo bayisibye nyine utabasha kujya kuyibona burundu gusibarega kabonera aka kanya nubwo Benker wafatiye channel ya Isibotif ukayisiba kuri ra channel Papa Cyangwe akibura hashize umunsi umwe numva twarabonanye gerageza kuyimugarurira yari hari ariko nta muntu uri kwikoresha none iyo uri guclaiminga urabanza ukagaragaza ko channel yawe yibwe YouTube ikabikuyeho kugira ngo atagira umuntu ugira ibyo ahindura akaba cyangwa yanayikoresha n'amahano n'ibyaha babaye bayihidinze YouTube ubwo yikuraho nyine bakagwa email bakaguha n'amasabi bumare icyo gihe nyuma rero twaje kuburana phone nawe barayimwibyama email barayiba hashira nk'ukwezi ntugiye kumona nta phone idacamo ariko YouTube yayikuyeho y'ubwari kuryo nta muntu ushobora kugira cyayikora na kimwe cyagisike no kuza form bari baraduhaye kugira ngo noneho ihitigaruka niyo mpamvu na kugaruka bitagoranye cyane ariko gihabayemo kurana nawe ariko step za mena naziranje zose ntago bari barayiditinze nta kindi kibazo cyagiyari yari iraho gusa wagejeje kuyiba nta kintu yakoresha ikindi bayise YouTube hidinga kugira ngo bakomeza nimba ari Papa Cyangwe kuko twahisemo iranga muntu twashyizemo yiwe amazina ID ya channel yari nabanje no kuyibura kuko usanga aba YouTube benshi babanze batazi ID ya channel bigaziba barazifunguye none hakanayibika cyangwa unayifungura nayimuhe nicyo kintu cyambere bakubaza ugiye nyine urumva nka konti ifite imibare yayo byanze bikunze ugomba kuyihisha kuyibika ahantu ni nk'umubare wangawe wa banki cyangwa se wa ATM yawe Huko rero urumva za ndirimbo bagiye gukora indirimbo yakoranye navuga nk'ani Tough Gang yose iriya ya Tough Gang yose uko igiye gusohokera ahantu heza ko yarafunguye cyane nshyashya yagomba gusohokera ni iye buriya cyane ya Tough Gang
iriza bariya papa cyane niya papa cyangwa irasohoka papa muri ino cyangwa minsi iri imbere kuko ubwo yarayivugiye ati yahoze ndashaka imbaraga zose zibiri bunsabe kugira ngo iyicaro nayo izamuke byibuze igire ikintu cyangwa se yongere ingaragare kuri YouTube kuko urumva kubura abantu bafite 100 ugatangira kuri 0 bisaba imbaraga nyinshi kugira yacu abantu bayimenyere bunzi bayigarukeho indirimbo yarebwe na miliyoni ino yatangiye ahubwo uzwitaruza na sub 1000 ino nshyashya ari ufite 24 na sub 461 urumva ko byari ukwiyubaka urumva rero nugutangira bundi bushya ubona bagukubisa ababaza ko niyo mpamvu nawe yavugaga ati nawe umujinya yari afite n'ibiganiro mwabonaga akora kuyakira byari byaranze kuko channel ye ni indirimbo yitwa It's Okay ari kumwe na Africa na Fireman ifite miliyoni 2 hafi n'ibihumbi 100 iri ndirimbo zarebwe cyane za Kanjenje za mu bigori nyine yari ifite yasaga neza yari ifite imbaraga ni iri channel verified ifite 114 by'aba subscribers haya sofa cyangwa nyine bwo niba ahari ndazi ko adukurikira jibwe na rimwe ubwo nyine ibintu byagomba kubibika noneho ukabishyiraho imbaraga cyane ibyo bimari yose ukaba uyifite niba ari idea y'icado n'iki byose ukaba bifite cyane burasi na byiza kugira undi muntu uyikontrola cyangwa se muyisangiye hari ikindi kintu abantu bagira bavuga bati ngo wanyaprodingira ku kantu kanshyirireho tingira mu binkorere cyangwa se ugasanga bifite muri telefone imwe ikururaho ibintu byose cyangwa se ukoresha mu kazi gasanzwe nabyo ari igihe umuntu ashobora kuyinjira akazi ko ngari ufite ugasanga gutwaye ibintu byose rimwe na rimwe biba byiza kuba bifite ku ruhande hahandi nyine atagira imvura niko babivuga cyane ko ruba ari akarima kawe niko bajya babyita tuze gutanga n'itike yo muri ntuzi muri mu cyumba